kuba ufite amafaranga ni kimwe, kandi no kuba ushaka gushimisha abafana bawe ureba mu ngeri zose zitandukanye. Babwira ibyaranze iki gitaramo cya Kigali Boss Babies. Reka twongere tubasuze kandi tubahereze ikaze, turushaho no gukomeza kubabwira ngo umwaka mushya muhire. AD Group turabishfuriza umwaka mushya. Turagarutse rero, tugarutse n'amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye hano iwacu mu Rwanda. Baravuga ngo burya iyo umuntu yambaye neza ndetse anagaragara neza, nubwo gahunda ari ukwambara imyambaro y'ibara ry'umukara gusa, ariko buri wese yakoze ku mwambaro umubereye kandi w'igiciro kinini, bitewe n'ibirori Kigali Boss Babes yari yateguye. Byari bikomeye cyane. Ibi birori byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu, bigasozwa mu rukerera rwo kuwa gatandatu tariki 30 Ukuboza umwaka wa 2023. Byaberaga hitwa Central Park ni Nyarutarama. Ibi bintu twabibabwiyeho. Abantu bose bitabiriye iki kirori baranzwe no kunyura kuri red carpet cyangwa se tapis rouge, bagenda bafata amafoto meza cyane, bari bambaye neza baberewe. Hari harimo imyambaro y'ibiciro bihanitse. Umwe mu bantu batangaje cyane ndetse akaba n'umwe mu bayobozi b'iri tsinda rya Kigali Babes, niwe wari wambaye imyenda y'igiciro navuga ko kiri hejuru cyane. Uyu mukobwa ntasanzwe, ari Cool, umwe mu bantu twamenye mu bijyanye na sinema ndetse imideli ndetse n'ishoramari. Yarushijeho gukomeza agenda batangariza umwe mu bamwambitse ndetse anasobanura ikiguzi imyambaro yambaye gihagaze. Ariya kuri we ubwe yivugiye ko ikanzu imyambaro yose yari yambaye yari hagaze amafaranga 600,000, kandi avuga ko iyo ushatse kuyikodesha mu gihe cy'umunsi wishyura amafaranga ari hagati y'150 n'200 ku munsi. Mw'abantu mwe, aka kantu muze kukumva ku munsi. Nago biba byoroshye. Aba bakobwa bafite amafaranga. Yivugiye ati iyo uri bunyambike cyangwa se mfite ibirori njyamo, ankorera amakanzu menshi, hanyuma nkaza nkayagerageza, iyo nishimiye niyo mpitamo nkambara, ndetse nkarushaho no kureba ikanzu ingaragaza neza. Akomeza agira ati nishyuye nk'amakanzu 10 ku ijoro rimwe kugira ngo ndebe ko nahitamo imwe. Kandi kimwe mu byo yadutangarije, yavuze ko nubwo ino myenda yamuhenze, ariko impeta yari yambaye ku ntoki niyo ihenze cyane kuko idozwe muri diamond. Ati ni impano bampaye kandi ni ikintu cyihariye kuri njye, ni umuntu wayishyize ku ntoki zanjye. Umwe rero mu bakobwa baba muri Kigali Boss Babies, Queen Lados, uri mu babarizwa muri Kigali Boss Babies, yavuze ko yambitswe ikanzu ye n'inzu y'imideri ye yitwa The Queen Style yashinze imaze igihe. Iyi nzu y'imideri ni nayo yambitse imyambaro Badrama yaserukanye muri ibi birori byihariye. Ibinyamakuru bitandukanye byarushijeho kugenda bibambika, kandi hatangajwe ko imwe iyo kanzu yari yambaye igura hagati y'500,000 n'600,000. Aba bakobwa bafite amafaranga muntu wanjye. Yavuze ko mu bintu yari yambaye muri iri joro igihenze cyane ari impeta ye yambaye ku rutoki, kandi ko atavuga igiciro cyayo, irahenze cyane. Ati ni impeta niguriye, ntabwo navuga ko ari amafaranga nayiguze. Christella nawe rero, Christella yari yambaye ikanzu itari ndende cyane kuko yagaragarazaga amatako. Yaserutse muri ibi birori yambitswe n'inzu y'imideri yatanga design yamenyekanye cyane mu kwambika iraga Miss Rwanda. Uyu nguyu we yari yambaye neza cyane nawe. Uyu mukobwa yavuze ko ibi bintu byose yambaye hano bihenze, ariko igihenze cyane muri ibyo byose yambaye ni isaha yo mu bwoko bwa Rolex. Ibinyamakuru bitandukanye byamenye bidashidikanya ko iyi kanzu yayikuye mu nzu y'imideri yatanga design ashobora kuba yayibonye hagati y'amafaranga 400,000 ndetse n'500,000.
Sylvia uri mu bagize Kigali Boss Babies yavuze ko mu bintu yari yambaye igihenze cyane ari impeta yaguriye mu gihugu cya Mali. Yavuze ko atari butangaza igiciro cyangwa se amafaranga yatanze kuri iyo mpeta. Murabizi rero hari ibyamamare bigiye bitandukanye muri iki kirori cy'aba bakobwa. Hari The Ben ndetse n'Uwikeza Pamela. Bari bambaye imyambaro y'ibara ry'umukara rero igizwe n'ikote rirerire bambitswe n'uwo bita Odilian Design. Ibi bintu byari bikomeye kuri uyu mugoroba. Aba bakobwa bari bambaye ibintu by'agaciro. Murumva ko iki gitaramo cyabo cyaranzwe n'ibintu by'agaciro cyane bihenze bihanitse biri hejuru. Ese ndibaza nti ibintu bihanitse biri hejuru nicyo bateguriye kiriya gitaramo cyangwa se igitaramo cyari kwishima bikanezerwa ko mbona impeta arizo zacitse ururondo, byatumye abantu bacika ururondogoro bakavuga iki gitaramo dukwiye kukibazaho, dukwiye no kugitekerezaho. Mu by'ukuri iki gitaramo niba cyaraje ari cyo gushimisha abafana, ese aba bakobwa bakurikirwa cyangwa se bishimirwa n'abafana bari hejuru bafite ibihenze? Ko ahantu hose turi kumva ari ibihenze. Ibi bintu ni ibyo gusubirwamo tukabanza tukabireba. Sinzi namwe abantu mukomeza gukurikirana AD Group, mukurikirana ibiganiro byacu, muri buze kutubwira kimwe mu kintu mwabonye gihambaye muri ibi bintu. Ese twirirwe turirimba ngo imyenda y'agaciro cyangwa tuvuge ku ikirori cyagenze? Ibi byo biri ku rundi rwego my friend. Kuba ufite amafaranga ni kimwe, kandi no kuba ushaka gushimisha abafana bawe ureba mu ngeri zose zitandukanye. Iki kirori twabonyemo abantu bari hejuru, abastari batandukanye. Ese rubanda rugufi bo byari byifashe bite? Sinarindi kuri seti, sinahageze, ariko ndaza gushaka umuntu wahageze dusobanurire byinshi. Nzarushaho kubikoraho ikiganiro mbabwira ibyaranze iki gitaramo cya Kigali Boss Babies. Reka nkubwire ngo kora like, subscribe ndetse na comment kuri iki kiganiro ndetse na share, ubundi dukomeze kubana 5 kuri 5. I love you so much, ndabakunda cyane. I'm Junior Kevin, bye.